Madamu Abe ukwita rwanjye rugiye he kurwaye ruri ahangaha simbize se wowe inkweto zawe wazishyize he ntabwo uzaha ibintu byawe biri nazahitse ahangaha umaze kuzahakura ndarubize nyine ndebera mu nzu ko byibura umwana ashobora kuba yewe nawe ibintu byawe rwose ntujya ubiha agaciro nta nubwo uzahana ibintu byawe wabishyize ugira ngo ibintu byawe simbiha agaciro nakuzaniye iki se oya ntabwo ujya ubiha agaciro oya ikintu nakuzaniye ni ukwita ku bintu byanjye ubundi se ndabona ari nguru hano impande yawe none se mbese uko ucyuba utarubonye hano hari kure yawe koko ushinzwe iki se oya ibyo ureka kujagarara mu buryo ntabwo ari ukujagarara buriya nzajya ndaguhahira ngerekeho no kwita ku bintu byanjye hano siniyumvisha ukuntu rwose ikintu kiri impande yawe ariko guhamagara umuntu uri hehe unaza kwereka ku buryo no gucunga inkweto zanjye ukamenya ahantu uzi utabishobora oya ibyo bintu ugomba kumenya niwe mugabo muri uru rugo se oya si wowe mugabo muri uru rugo ugomba kumva amategeko yanjye ninje mugabo ariko nta kibazo wihangane nubwo nakubwiye nabi rega ntabwo njye ari njye ushinzwe ibintu bya hano njyenyine ubwo ni urw'abantu babiri noneho ngiye mu kazi ku murenge barimo kumpamagara nakerewe wite ku rugo witeho nawe ubwawe gusa ndagukunda cyane nanjye ndagukunda cyane gusa nakorohereza ngaho ugasa nakugendera ndabona nta kibazo urasa neza kabisa turebe na hano inyuma ndabona umeze neza aho nyagasana aguherekeza sawa nayo sawa David, bite? Ntabwo ushaka? Sheri, bite? Mujye mudukiza. Ikigore kisuhuza nkaho kitanzira. Erega maragukumbe. Wagira ngo ntabwo tuba twararanye. Uza n'ubundi bugiye kuki. Urumva nawe uzanye kukumva. None Sheri nkumbura tunabana. Kandi nkarazira. Aka nakumbira none. None se umeze ute? Shanda. Ndabona mwamushimishije n'igikobwa cyawe koko. Tubikesha umugore mwiza. Nanjye mbikesha umugore mwiza uzi kwita ku rugo rwanjye. Sheri ariko nubwo ntabwo ari uko muri serivisi gushyira ku bigo by'abaturage. Ese ibikiri bizima? Birashaje Sheri rero imisatsi amaze kugera hejuru ntabwo biba bikwiye ko imisatsi yagera hejuru biba byashaje. Niyo mpamvu mfite umwanya n'ugomba kuyirebera. Ariko ndagukunda ndabona kwita. Ndashima Imana yampaye umugore mwiza nkawe. Sheri ndagushimira cyane kuba ukomeje kwita ku rugo rwanjye neza ukampa ibyishimo narekeneye. Nukuri ndagushimira. Yego so nzaguhemba gato. Kunkunda cyane. Sheri uvuze ibyo guca inyuma uranyibutsa ariko nashaka kubwiraho iyo ubwo tubifije imyaka 3 tukundana tubanye neza mu byishimo ntacyo nagushinja pe. Yego ariko urumva banagiye kugenda ndabivugaruka. Gusa ikintu cyo nabonye mu rugo mu ngo zishakanye akenshi Sheri ikintu uzagerageza kwitaho cyane mu rugo rwawe. Icyo nabonye shatani abasha kuba yakwibasira mu ngo urugo rwawe rw'ibyishimo akazamo bitumwa agatotsi ni igihe umugore akoze ikosa. Unyumve neza Sheri, igihe umugore azakora ikosa akaba yaca umugore inyuma, icyo gihe satani aba abonye urwaro rwo kuba yabinjirira kuri buri kimwe cyose cy'ibyishimo bari bafitanye. N'igihe umugabo azirara akavuga ngo aciye umugore w'inyuma, icyo gihe ibyishimo by'urugo rwe azaba abijyanye hanze. Ni hahandi nzaza ibyishimo nayo bifite 90% Sheri, ahandi nzaba ari kuri 50. Narakureba nkabona nta santimo nteye kubera iki mfite uwampaye ibyishimo bindi yanyishe mu mutwe nyine niyo ndi gutekereza. Icyo gihe rero Sheri ndi kwifuza ko aricyo twazirinda mu rugo rwacu. Kandi umugore wanjye ndagira ngo icyizere ufite ikigumane. Sure. Kizajya. Yego. Shimona kandi n'ibyo nkunda gutaho kumwana wacu. Ko ni gute nawe yobokera. Sheri humura pe. Subize ko nakunda. Ntabwo nzegera
urukundo nagukunze ukiri umukobwa nzanarugukunda ufite imvi nawe ufite ibikabyo oya none se nzagumye gutera imitoma turi abasore n'ubu ngubu nayikubwira kandi ariko ndamubwira iby'ukuri ibaze umukecuru ko yagize isoni nyine ibaze nawe kuri ubu ushobora kuntera isoni oya bebe ariko sheri nkivuga umwana wacu mbise nibuka sheri hari konti nafunguje uyu mwana yego sheri ni konti y'umwana wacu sheri ntabwo kuba narabikoze ari uko nakwizera cyangwa se nifuje ko ariyo twajya wimwita buraza kumwita nifuje ko ariyo twajya dusevinga amafaranga kurabona ko amaze gukura ejo bundi azajya ku ishuri nifuza ko ayo mafaranga twazasevinga kuri iyo konti y'umwana wacu ariyo azajya amwishyurira ishuri kuko n'ibindi byose ibikoresho yazakenera mu buzima bwe byazaba azakoresha aribyo bizajya biva kuri iyo konti niwe ibaruyeho nta n'amafaranga ndasevingaho shiri utagira ngo wenda nawe ni konti nari mfite nayo isanganwe oya igihe nikigera tuzasohokana i Kigali tugende dushyiraho amafaranga nuzajya ukenera ikintu icyo ari cyo cyose cyerekeranye ku mwana wacu amafaranga uzajya kuri iyo konti ni safe yo kuba twajya tubika amafaranga y'umwana wacu ariko ntugire ikibazo shiri nta kibazo ubwo witsobaneye nta kibazo ikibazo ni uko nari kuzabivumbura wenda nyuma ko ufite konti hanze ntayizi utabiganirijeho ariko se usanze ari iy'umwana wacu nta kibazo urumva nyine watekereje umuryango sheri ni ukuri urakoze cyane ndagushimiye kuba ugerageza kwita ku rugo rwacu reka niyo mpamvu mukunda umugabo wanjye ngambwira ngo ndakoze urakoze cyane se ubwo ni umugore ashimira umugabo we ni gute uranshimira nimugoroba n'inka warakoze cyane kunyitaho sheri ndagushimira cyane so ngiye kujya mu kazi rero ngiye kugenda nimugoroba nibwo ndi bugaruke sheri ni ukuri ndagiye wiyiteho umwana wacu uyu munsi mubi bimukwiriye akunda ibyo kunasubiza ariya mu kabati harimo amafaranga ugenda ukoresha amafaranga nta kibazo cyanjye nicyo cyawe deni nawe ndaza kuzenda akantu n'intaha yego sawa love you wiyiteho sheri kandi wite ku kibondo cyacu hari ikoti nagushiriye ku gitanda nyine byambaye hanze namenye ari imbeho okay sheri urakoze cyane sheri sibyo wiyiteho love you bye mbese ntabwo muherekeza david akira dadi agiye mu kazi agiye mu kazi meze kise mwaneze iki umeze ute nikoresha nabi amakuru yawe amakuru ni meza biragenda pe umeze neza ameze neza nari amakuru y'inaha se byitwaye gute amakuru ni meza ni fresh uribuka cyana kimwe gituye inyuma y'akagari bita soso ifite nyashi ejo bundi cyana kirakubiye wakiriye ejo bundi cyaje kunsura maza ngo kagira inkuru rero nashatse gukora ku ibere mani biranga seri imbere y'Imana gute urabona ko akunda utangira nyine ugiye gukaba akaba umukobwa yaransembe neza buri araheza neza arumva nta kintu mwavugana ko yanze Senegazanye bwa burokore bwayo Mana akose abakobwa bikigina ahubwo se nka katagutayemo ngo noneho uhitubyumva neza noneho ubifiriye shamana wa mukobwa senzitu kandi ubona ibindi byose abirimo kunkunda ko arankunda pe ariko kuvuga ngo ibindi nuguhita yiterera kareka ntaga babirimo abari seri reka rero nze nyagugire nawe wabonye akunda iki uriya mukobwa sha nabonye akunda ibintu byo gukura utuntu nyine n'iki akunda amafaranga cyane tu kuvuga ngo nyine tu wabashaka amafaranga amafaranga cyo nicyo kintu yitaho mbere na mbere reka rero ngugire inama y'ukuntu uzabigenza natwe n'utukubuta akunda utuntu tw'utubuto aradukunda kuko iyo naje hari utuntu tw'udupome aba ari imbere cyane za zindi zose mfite muri firigo hariya zose yazimaze noneho yabanje afata imbuto hanyuma ashaka n'amafaranga yego ko aba ari imbere cyane nta kintu agenda kuvuga ngo ayo mafaranga niyo ashaka muri make niyo ashaka byashoboka kuko mbona uriya mukobwa ashobora kuba nkundira n'amafaranga ahubwo kuko niko nabitekereje ko nakuntu umukobwa abwatise byose muri kwibere abyange njye natekereje ko wenda ashobora kuba ari amafaranga aricyo kintu kimutera amafaranga rero urayafite amafaranga se ni iki urabona itumba ryaraje amafaranga nayakura hejuru atereka rero reka mugire inama niba ushaka kujya kiriya cyane ugenda umubeshye
ko hari ahantu iwanyu wagurishije miliyoni 5 kuko akunda amafaranga none se urumva ashaka amafaranga hanyuma uzahita ukora gahunda ndizera ko uzaba wamufatishije neza ntabwo nkukunda watsinda iyo nama ni inyama cyane ma wowe ugende urumva ushaka n'ibihumbi 100 urumva ibihumbi 100 azayafata hanyuma umubeshye hanyuma narangiza kuza ugira ute uyamuhe hanyuma uzahita mubikora kabisa nanjye nibazaga ukuntu mubigenza ukuntu musigaye mujye byano maze nkabona wahinduranyije nkumva biri kuncanga amani kombi ntabwo kabaga mukoresha iyo nama niyo nakugira kugira uzamufatisha uretse ejo bundi nzagihamagara mite nyijugarika nyine tu ngaho reka nigendere mwana turi kumwe kabisa wowe wanjye nzagurisha igikoko kimwe nzakiganira shira kabisa maze no gukora rero ko ndabakagurisha tuko biragenda kose ari amafaranga nkeneye n'ahandi hantu nayakora kandi ibi biryo nibyo birimo amafaranga menshi ko ndakajyana amakipe ngomba kumuhamagara akigaranisha ibyo gakora andi bana nkatsimba nakore muri iyi nzu kaza kugira ngo umuntu umubona agafasha ngiye nkamugereza hanze gutya ni sawa umutwarire rero ukuntu nakamugereza aho araza kugakura nsigaye negetseho akagira n'umuntu uza agakuramo akandi gafuka kamwe kabingora abahizi kandi nakuyemo kamwe gusa nacyo kiraremereye rero wewe Rusizi sha mwana ningukene banguka hano harakaboro mfite ngira ngo unjyanire ko wa mutipe nyine sanzwe ukajyanaho sha karimo amafaranga menshi cyane banguka mwana banguka nanjye nyine mandi gucunguza uryo mwete nyine ndebe ko byagira vuba vuba banguka nyine duhurire handi dusanzwe duhurira nyine handi usanzwe ubikora none abishyize gira vuba vuba tuhahurire byihuse sawa nyine nuninze banguka mwana kure byihuta urabona amasaha yagiye sawa gira vuba hatagira n'umuntu uharanga mwana ugasanga yabikuyeho gira vuba vuba sawa ubwo nyine tuhahurire sawa ngende kureba ko nahura nawe nyine ani bagira ingara nsize nafunze arigena gusanga nabo byose babimazemo inkoko z'abandi za bose ngasanga zose bazimazemo ibibazo bikiyongera ntago namukira none bose by'umwete